ariko tuzi ko ahari natwe turabaririza bakatubwira ko arahari arafunzwe icyo yafungiwe ntitukizi of course nta ufungwa amategeko atavuye bukuru uwamufunze turamuzi ariko ntidufite any power yo kumubaza no so ntago dushaka kuguma hangaha ngo wiziringa aha nawe ejo bazagufunge cyangwa bakurigitisha uburi abana bawe babure byose. So nyuma ya 2 weeks bamaze kumbwira batyo ndataha ndagaruka Uganda nje njya muri Human Rights Watch njya mu UN bose n'abandi bose bya Human Rights bose ntaho ntagiye ndandika njya na Kenya njya kureba Human Rights Watch njya muri yari ifite icyo gihe offices njyayo ntaho ntagiye ntwari birega ahantu hose. Of course perezida waha yarazirwema cyane on a personal level ntabwo byari ibintu byo kusobanura yarabyumva nawe yaramuzi nawe ndamubwira uko byagenze urugenzi ko rwagenze arambwira ati ndaza kugerageza kubaza wacu icyo yafungiye uriya munyamurenge si uyu munyamurenge ko yampungiyeho ko yaramaze imyaka 15 ari yarahungiye aha ko atari intera hamwe ngo ni umunyarwanda w'intera hamwe. Ndabizi ko bino biganiro byacu bigera kure ndetse no mu makuru dufite nuko nyine nabo muri iriya leta y'u Rwanda bageraho. Nubuhe butumwa waheza iriya leta y'u Rwanda yagufatiye umugabo umuyobozi w'abanyamurenge wenda naje ndaza gutanga ubwanje kuko ni umunyamurenge kandi nyine ni umuyobozi wacu we guharire ubwo gutanga nyine message nk'umudamu wiwe niki ushobora kubwira iriya leta? Ngira ngo yumvaga nta cyaha yishinze afite kuri bo n'abanyarwanda so akumva ko ibyo aribyo byose whatever it is yakwisobanura bakamureka. Aranambwira ati banze ureke nireba haciye iminsi 2 nta gutelefone cyangwa utumvise amakuru yanjye abari bwuzya gutabaza ati naho ubundi wihita ukoraniza bireke nanjye ndabireka. Aragendaga bigeze saa 11 n'igice gutya z'umugoroba arantelefone ati rero ati banshyize muri daboka Minadefu ati barantwaye ngo bari abantu ngo barabanga ngo kuko muri abatutsi ngo twebwe turi mu kurwana ku banyamurenge ngo kuko ari abatutsi ngo bari bene waba abanyekongo barabanga kuko ari abatutsi ukababaza Rwema yafunzwe na Tsekedi yafunzwe n'abari abanyekongo nibo bamurigitishije. Ndakuramukije cyane udukunda gakunda n'ibiganiro byacu twebwe turi One Africa TV kuri mikoro Professor Bitikanga ambasaderi b'Umurenge navuga ngo ambasaderi nyine mukumba umwe rukumbi tugize amahoro n'umugisha wo kuba turi kumwe na Madame Posi twabanye mu biganiro by'ubushize ngira ngo mwarabibonye ibiganiro byageze kure cyane havugwa menshi twakira feedback zitandukanye reka mbanza bari naho mpera mwiyegereza nimara mubaze ntese ikiganiro twakoze ubushize cyagize impact imezite. Madame Posi nimeze bite? Turaho ndakwiyegereje cyane nanjye ndabasuhuje mwese abakurikizi bawe ndanagushimira ko wantumiye kandi muri iki kiganiro. Ikiganiro twagize ubushize ni ikiganiro cyabaye ndetse tugenda twakira feedback nyinshi ntaje bwite sinzi nawe namba hari feedback waba warabonye abantu bacakiriye bate? Njyewe njya mbwira abantu ngo ndi Human Rights Defender ubwo ndi Human Rights Defender media
ijwi ryanjye n'iyo mbunda yanjye nicyo kirwanisho cyanjye. So of course feedback yarahabaye kandi iri positive kuko icyo kiganiro cyashoboye kugera ku bantu bireba ibyo twaganiriyeho aribo banyamurenge, community y'abanyamurenge. Uribuka ko twavugaga ku kibazo cyo gutwara abana batoya bakabatwara mu bikorwa by'intambara. Nkaba icyo kiganiro cyari cyo kubamagana no kubabwira ko ibyo bakora bivuna amategeko. Nyuma yaho of course habaye feedback, waranabonye ko bafashe abahungu baheruka n'ubu baracyafunze Mbarara, bafashe batwaye abana 6 batoya ba primaire. Kuri njyewe rero ubwo mba nkora kuko that is the expectation. Nibyo niko kazi, niko iyo awareness ibayeho abantu bakamenya uburenganzira bwabo, bakamenya kwirwanaho, bakaba bazi noneho ngo ntabwo umuntu ashobora kugutwarira umwana ngo narangiza yidegembye ajya aho ngaho, bakamenya kubafata bakabatwara kuri polisi igatinya kurya bituga ikaguma ikabafata. Akazi kaba kakozwe kuri jewe abari akazi kakozwe kandi niko dukora n'ubundi. So feedback niyo narayibonye kandi iri positive cyane. Asante sana. Nibyo natwe twabonye byuriya muhungu wafashwe, ariko ko hari n'abagiye bavuga nyine ngo ndi Kampala ngo naraje ngo turiko turagenda sinanga nawe mwarabyumvishe. Naraba kubashijwe ngo urino, ariko ndababaza nise ko rutikanga ndakora muri self worth yaje no kwenda iki. Nuko anyway, hanyuma rero ku munsi wa none batumiye Madame Prosi kugira ngo tuganire kuri sije ikomeye cyane. Ubushize nabivuze yuko nibidukundira tuzaganira kuri iki kintu, ni ijambo rijanye na Bwana Gendarme Rwema, umwami w'abanyamurenge kuko abantu benshi babizi. Ndifuza yuko mbere yuko twinjira ku makuru yose yuko byagenze, ku buryo yaje gufatwa akajanwa kugeza n'ubu ngubu, abantu batazi irengero ryiwe, ndashaka ngo duhere mwamenyanye gihe ki, mwabanye nawe guhera gihe ki? Murakoze. Nje na Rwema twamenyanye mu 2000. Nari mu mwaka wa mbere wa university. Niyo yari agihungira nongira ngo yaramaze nk'umwaka ahungiye Uganda. Nibwo twamenyanye, ariko kujya kubana nk'umugore n'umugabo akajya iwacu akajya gukwa nari mu mwaka wa 2 2001. Nari mu mwaka wa 2 wa university. So nuko turabana, iwacu aransaba bamuca inkara zitanga, turi married customary kuko twebwe Uganda customary marriage iremerwa. It's a form of legal marriage. Dufitanye abana 4. Umukuru yavutse icyo gihe afite imyaka 23. Ari muri university aza graduating uyu mwaka. Umutoya nawe afite imyaka 11. Okay, sawa kabisa. Ngira ivyo birasigutse. Nuko mumaze kubana, ndibwira yuko n'umuntu cyane muri community uzwi, ariko noneho ndashaka ngo tubanze twinjire mbere yuko nyine aza gufatwa. Ubuzima bwari bumeze gute? Yari umuntu ki ku bantu wenda batamuzi? Rwema yari family man, uretse kuba mu banyamurenge baramutwaraga nk'umuyobozi, nk'umwami nyine nkuko bamwita. Nako biretse yahaye abanyamurenge bamutwaraga nka traditional leader wabo.
babisangagaho cyane nawe yahoraga bajyamo mu macaci yabo yahoraga ajya mu biteraniro byabo aho babaga bari hose yajyagayo kuko niba uramuzi ko Rwema uretse n'ibyo byose ko ari umuntu w'abantu umuntu ukunda abantu ukunda gusabana so he is a family man ni umuntu the fact ngo nemeye no mushaka ndi muto kuri we mushaka ndi umugore we wa kabiri nicyo kikwereka ngo he was a family man ni umuntu uri family oriented ukunda abana ukunda umuryango kandi uri hard working Rwema yarakoraga cyane ntiwamenyaga ko ari n'impunzi muri Uganda kubera ko yarabaye nk'abandi baganda agakora ibyo bakora akaba ari byo akora agashakisha imibereho atiganda yari yaranze no kujya mu gusaba kujya hanze kuba impunzi hanze avuga ati nta kintu ntwara ngomba kuba ahangaha hafi na Kongo kuko Kongo ni iwacu ibintu nibitungana nibigira agahenge nzahita ntaha nubwo bamufasha ajya kuri Goma kuko yari amaze umwaka ashinzeyo company n'abandi banyayuganda akajyayo kabiri mu kwezi so nicyo gihe bamufatiye ku mupaka yajyaga kuri Goma okay hanyuma hariho amafoto nagiye mbona jewe ari kumwe n'abantu bagiye bakomakomeye yari umuntu ukomeye bingana gute namba atari ibanga kuko nabonye amafoto ari kumwe na Lete Muammar Gaddafi nabonye ayandi ari kumwe n'abantu bagiye bakomakomeye yari umuntu ukomeye bingana gute Madame Rose nubwo ari ikibazo kitoroshe yari nkuko ndakubwiye Rwema yari umuntu w'abantu Rwema nagiye kumumenya kujya kushakana nawe aziranye na perezida waho in fact yamaze imyaka 5 acumbikiwe na leta yaho nyuma aho habaye kumvikana na Kabira cya gihe cya Sun City kuko yari president abanyamurenge muri Sun City ahitaza yari yarabonye asylum abivaho asubira ajya kuri embassy yabo bamuha passport ya Kongo akabaha nka resident wa Uganda ariko ari umunyekongo akabaho nk'umunyekongo imodoka ze yajyaga zigura akazitwara kuri Goma bakazishyiraho number plate za Kongo akemera akazishyurira umusoro wo kuba arizo hanze ariko aribwo buryo bwe akipiga in touch ni wabo bigeze kumubwira bati se wowe iyi modoka yawe duhora tukurushya ngo ishyura umusoro nyuma y'amezi 6 kubera ko ifite number plate za Kongo kubera iki kuri umunya-Uganda ko washatse umugande ukaba umaze imyaka gituma tutavuga ubwene gihugu bwa Uganda twose no mu bindi bintu byinshi bajyaga bamurusha kubera ko nyine yabaga ari umunyamahanga nko gukora business bakavuga ngo company ye yishyura imisoro y'abanyamahanga bishyura itari company y'abene gihugu ibintu byinshi bikamugora kubera ko yitwaga umunyekongo nyine hanyuma nanjye ndamubwira ese kubaha ngaho iminsi yose ukaba twarashakanye iwanyu Kongo hakaba nta mahoro ahari tutizeye ko muzasubirayo vuba gituma ubundi utakwayaringa citizenship ya Uganda ni atoya ati twebwe ntabwo dufite dual citizenship Kongo uba hamwe ntabwo uba ufite zombi ni ukuvuga ngo ni mfati yaha ngaha nzaheba ubwene gihugu bwa Kongo kandi sinshobora kubuheba niyo Kongo yaba ari igihuru niyo yaba imeze kuriya kose kwimeze jewe ndi umunyekongo biteye ishema nta munsi n'umwe nakwifuza kuba ikindi kintu so aguma nyine aremera guma yishyura iyo misoro bakamurusha ibiki byose ariko ariyemeza ati jewe ntabwo nzaba ikindi ndi umunyekongo nibyo nta bindi nshaka so Rwema yari
uziranye n'abantu cyane bakomeye. Gaddafi urabizi ko bajya no kumwica yari yarakoze yendaga gukora United States of Africa. So muri iyo project yari yarashatse abayobozi ba gakondo bose bo muri Africa abashyiramo, kuko yagiraga ngo bituruke muri bo, ibe uburyo bw'abantu ba Africa guhuza bagakora icyo ngicyo nyine cya United States of Africa. Nuko yaje kumenya Rwema, kuko yashatse abayobozi ba gakondo ba Congo na Rwema abarimo bama tribes ya Congo, na Rwema abamo izina rye nkuserukiye nyine abami, umwami w'Abanyamulenge. Nuko niyo foto yo wabonye ari kumwe nawe. Ariko n'ikindi, Gaddafi yikundiraga Rwema nk'umuntu, kuko nyine nk'uko nkubwiye yari umuntu w'abantu, ntibari bashoboye kuvuga ikirimi kimwe, kuko Rwema yavugaga Igifaransa ntabwo Gaddafi yari akizi, bajyaga bavugana translation. nta kindi kirimi cyo cyahangaha yari azi. Gaddafi yari azi Icyongereza n'Icyarabu n'ibiki byose by'iwabo, so bajyaga bavuga through a translator cyangwa se gutyo, ariko still bakagira relationship iri close. Nubwo abami bose hari igihe bagiyeyo yabahamagaye akabatwara, ariko abandi bose arabasezerera, asigarana na Rwema. Kugira ngo ni nayo foto iyo ngiyo wabonye ahantu mu gatenti bari yari yaramukunze gusa nk'umuntu amwikundira. Hari abandi bantu bakomeye bari baziranye? Baraziranye. Rwema yaraziranye na Kabira, uyu nguyu wagarutse gushaka kongera kubayobora, yaraziranye bose bari baziranye. N'abangaba ba Uganda bose yarabazi, kuva kuri umuyobozi wacu n'abandi bose, abasirikare bose abenshi bari bamuzi, nawe yarabazi, bari baziranye ari n'inshuti. Okay, noneho rero nyemerera mbanze nkubaze mbere nze kumenya namba ijambo nkoresha koko ari ryo. Nze gukoresha ijambo ngo yarashimuswe, cyavuze nje gukoresha ijambo ngo yaburiwe irengero. Ni irihe ryiza nshobora gukoresha kugira ngo yarashimuswe? Kuko njyewe ntabwo yaburiwe irengero. Umuntu yaburiwe irengero ntekereza uko mbyumva, umuntu uburiwe irengero n'ubura akarigita bakareka kumenya aho yagiye n'uwamutwaye. Ariko Rwema baramufashe, bamufatira Cyanika, bamurekera telefoni, aradutelefona, bamufashe saa 5 za mu gitondo, aratuvugisha twese, aratuvugisha kugeza saa 11. Abasirikare bo kuri border y'u Rwanda batahukana nawe, nabwo baramwemerera aramvugisha. So ntabwo ari ukuvuga ngo yaburiwe irengero, kuko aho yaburiye ndahazi. Ntabwo ari ukuvuga ngo simpazi. Ntabwo rero nabyita ku irengero, numva yarabaye kidnapped cyangwa se yarabaye held hostage. Nashakaga kugira ngo ntaza gukoresha ijambo ritari ryo, bize neza cyane kuri iyo clarification. Nibyo noneho bwana Rwema Gendarme yarashimuswe hagize iminsi. Ndashaka noneho kugira ngo ufate umwanya utubwire uko byagenze, n'ubwo wari ubikomojeho bukeya, uko byagenze kose. Yashimuswe giheki, ni bande bamushimuse, byagenze bite kugeza nyine mumenya amakuru wavuze yuko mwavuganyeho, nyuma se yaba yarababwiye aho ari, abamujanye uko abayeho. Utujane utugeze, ushaka unatugeze kuri none, ubwo wenda ndaza kugaruka nkubaza biriho kuri ubu nyine. Umwanya ni uwanyu. Murakoze. Rwema bamushimuse itariki 8 z'ukwa 4 2015.
yari asanzwe nkuko nakubwiye ajya kuri Goma akagaruka twice in a month, buri kabiri ku kwezi, kubera ko yari afite business. Hanyuma uwo munsi it was the normal usual route yakora, yarasezeye aravuga ngo agiye kuri Goma nyine kureba business. Hanyuma agezeyo, ageze i Bunagana, ubundi yajyaga aza gufatwa n'abanyamurenge b'inshuti ze b'abasirikare, I think bakaza kumufata aho ngaho bakajyana nawe kuri Goma mu buryo bwo kumurinda. So uwo munsi that fateful day arantelefona arambwira ati bariya abantu bagombaga kuza kumfata bambwiye ngo ntibabaye bakiza kubera yuko bumvise amakuru ko habayeho ambush hagati ya Goma na Bunagana imodoka bakayitwika, none bambwiye ko ntakwiye guca iyo nzira, nkwiriye guhira. Ubwo yari Ace uwo munsi nyine. Ndamubwira jewe ntise kuki utagaruka mu mwanya wo guhindura inzira, igituma utagaruka ukabanza ukareka ukazagenda inzira yatunganye. Uranyumva? Ndakumva neza rwose. Hello? So arambwira ati kanyene ndari Kabare, ati ejo nzagenda ncibunaga nce Gisoro, ati kuko ntabwo nagaruka Kampala kandi mfite ibintu birapfiriye bintegereje, ati sinshobora kugaruka Kampala ngo ngende n'indege, ndashaka kugenda n'imodoka. Yari afite imodoka ye Land Cruiser, ati ntabwo nagenda ngo ngende ntabwo nagaruka Kampala ahubwo hino. So the following day aragenda bisanzwe anika Uganda bamutereramo. Side y'u Rwanda ahageze baramubwira ngo ko passport ifite ikibazo, bati turareba ifite ikibazo. Byari bikatitse aho ngaho, sinzi waruvuze ati yaragiye kuri Doga. Baramubwira side ya Uganda bamutereramo, agiye side y'u Rwanda baramubwira bati passport yawe barayifata nk'uko umuntu abaha passport nyine ngo bashyiremo kashe, barayigumana. Ubwo zari saa 5 baramubwira bati turareba ifite ikibazo, ati passport bati ifite ikibazo, ari batitegereza aho ngaho, aricara arategereza icyo kibazo ko bagenda ngo bakimubwire. Mukanya baraza haciye nk'isaha baramubwira ngo naze ngo bamufotore. Ngo tese muramfotora byagenze biti, bati ntabwo kivuye aha ngaha, wowe ufite ikibazo natwe. Nuko baramufotora, ariko ubwo bamurekana n'isimu ye ntibigeze bayimukuraho. Baramubwira ngo telefone ushaka wese nta muntu n'umwe ushobora kugukura aha ngaha. Ubwo twese aradutelefona, cyane ndamubwira none se sinagutabariza, nkahamagara aho ngomba guhamagara hose, nkahamagara mu buyobozi aha ngaha bakakurescuinga. Hatoya atsejya abanyarwanda bapfiki hari icyo dupfa je nabo, ati yenda bibeshye cyangwa I don't understand, ariko ndatekereza ko ari misunderstanding. Ntabwo numva ko hari icyo mpfa n'abanyarwanda. Nambwira nyamuna wakaretse nka gutabariza bukiri kare, yenda waba rescued. Ati reka, ati wowe ugira akavuyo, wowe ugira induru nyinshi, ati sinshaka, ati ndacyasho, ati bireke, ati utanatabaza ubanze ureke hace nk'iminsi 2, ati kuko ndatekereza ko ari misunderstanding. Ntabwo yabyumvaga ko yafashwe cyangwa yashimuswe, kuko ngira ngo yumvaga nta cyaha yishinze afite kuri bo n'abanyarwanda. So
akumva ko ibyo ari byo byose whatever it is yakwisobanura bakamureka. Aranambwira ati banza ureke nireba haciye iminsi 2 nta gutelefone cyangwa utumvise amakuru yanjye aba ari bwuzya gutabaza. Ati naho ubundi wihita ukora bireke. Nanjye ndabireka. Aragendaga bigeze saa 11 n'igice gutya z'umugoroba arantelefone ati rero ati banshyize muri dabo kabini ya Minadefu ati barantwaye. Ariko ubwo ayo masaha ngira ngo agiye kugera nawe amaze kwiheba kuko iyo last call yayikoze ambwira ati uzamenye abana nintagaruka. Ati uzamenye abana ubarere umugore w'umugabo ntuzahemuke. Ariko nkumva ambwira ansezera. Nambwira se wagize ubwoba noneho ko nawe ze nkubwira ngo mutabarize ukanga none kandi ukabutangiye kumbwira ngo nzamenye abana ibyo ngibyo ni ibiki. Iyo niyo last call ntitwongeye kuvugana since then. Ntabwo twongeye kuvugana. Baramutwara amasimu yavaho haciye iyo minsi 2 atantelefone ndagenda njya kuri embassy y'Abanyarwanda ahangaha Kampala. Ndababwira rero mwashimuse umugabo wanjye. Ndabibasobanurira. Uwaho ushinzwe police attaché arambwira ngo ntabwo twamushimuse ngo bamwita nde amazina ye telefone mbaze numve ndayamu ara telefone. Ariko mu byukuri asa n'utara telefone ko yagiye kuri telefone aranyitaza agace aragaruka arambwira ngo aba immigration bacyanika babo ngo bari mu kumubwira ko batigeze babona umuntu bitwa Rwema. Arambwira rero ibyo ni ibinyoma. Rwema ntabwo ari ukuvuga ngo ndashidikanya. Ntabwo ari ugushidikanya. Yafatiwe hariya baramushimuta ndetse nahise telefone nayo n'umuntu tuziranye kariya kantu ko bateramo kashe ka entry ka Uganda arakanyohereza kuri WhatsApp noneho bo bakambwira ngo ntiyahaje kandi njyewe mfite niyo evidence yako gapapuro. Ariko bamaze kumutwara umushoferi bari bajyanye na ya modoka arantelefona arambwira ati rero ati umuntu bamutwaye ati ni imodoka ndi mu kwigarura Kampala ati kandi arabisobanurira nyine ni sawa. Arazi imodoka arayingarurira arangije aragenda arihisha kuko nyuma ya minsi 2 nagiye kuri embassy yabo njya no kuyabakongo njya ahantu hose njya no kuri Interpol ndishinganisha njya no muri ministry yacu ya foreign affairs ntelefona no muri presidence ndababwira nti ndashaka kujya i Rwanda gukurikirana umugabo wanjye bamushimuse. Ndashaka kumenya icyo bamuziza icyo bamurega. Ndashaka kumenya niba bamufungiye ngomba kumufatira lawyers bakamuburana ni uko bimeze. So muri presidence barambwira bati noneho ntushobora kujya hariya niba uvuga ko umugabo wawe bamushimuse utishinganisha twebwe tutabizi official nka leta kuko ushobora nawe kumukurikira bakagushimuta. Noneho icyo ukora tukwandikira urwandiko ugenda ujye kuri embassy ya Uganda mu Rwanda urushireyo ruvuga ko uje uri uwacu bakwiye kugurindira umutekano bakamenya iyo ugiye bakamenya noneho nawe utaza kugenda ngo ukarigitirayo nawe ukaburirayo tukabura ko byagenze ni sawa. So muri icyo cyumweru same week banyandikira urwandiko foreign affairs nkatisha itike y'indege ndagenda njye Rwanda mukurikiye
ubwo ibyo byose jyewe narinzi jyewe ndi umunya-Uganda iki gihugu nubwo kireba gifite umuyobozi umaze imyaka 40 aribyo basigaye batubwira ngo ni dictator ariko twebwe Uganda dufite freedoms zo leta yacu yubahiriza so kubera kurira hano kuvukira hano ibishi byose ntago tujya tubyumva ntago umuntu abyumva ukuntu umuntu afatwa akarigita ntago nari mbizi ngo bibaho narizi umuntu yafashwe hagafungwa bamuzana mu rukiko bakamurega ibirego nakabona lawyer bakaburana gatsinda cyangwa gatsindwa hagafungirwaho abantu bazi ariko even naribazaga Rwema ntabwo ari umunyarwanda ni umunyekongo akaba ari resident wa Uganda ntiyabaga mu Rwanda ese ibyo yaba yarabakoze byatuma bamufunga byo batamufiteho jurisdiction ni ibihe kuko nk'umunyekongo utuye Uganda nta jurisdiction bamufiteho nta legal jurisdiction bamufiteho ntibamufiteho uburenganzira bwo kumuburanisha mu makoti yabo kuko suwabo ntabwo ari umunyene gihugu w'icyo gihugu nta nubwo ari resident ntiyatuyeyo so in all ways byasmeringaga byahumuraga nka kidnap nk'ikintu kiri illegal kimubayeho kuko urabyumva nawe niba umuntu so ndagenda anyways ndakurikirana ngi Rwanda haba bene wacu benshi muri system ndetse bamarume ba cousins banjye benshi mama wanjye n'umunyakazi wavuye i Rwanda so abantu benshi hariya baranzi narigiye high school senior 5 and 6 narahigiye mu ishuri bitaga Rwanda International Academy so hari abantu mu gisirikare benshi twiganye abasirikare bakuru hari abandi dufite ibyo duhuriyeho benshi close relatives banje so nkumva ko ntashobora kubura kumenya ariko kandi nkagiramo niyo naivete yo gutekereza ngo umuntu ntafungwa gutyo ngo abure numvaga baza ibyo ari byo byose baza kumbwira bati nguyu icyo tumufungiye ni iki fata roya tuburane tumuburanishe nabwo nkumva nza kubacyarenginga se muraburanisha umuntu utari w'igihugu cyanyu so nuko njyayo marayo 2 weeks ntaho ntagiye ninkubwira ngo ntaho nagiye wumve ngo ntaho ntagiye buri rwego rwose rwa gisirikare rwa ahantu hose narahagiye kuri Pentagon kuri bose hose narahagiye ninkubwira ngo hose narahagiye ariko umuntu pe asa nkaho nakubwira ngo hari ikintu bajya bitakibona umwe n'inyenyeri shooting star uzi umuntu kubura kandi ahari ariko akabura kibaza bishoboka bite umuntu aburira mu gihugu akabura none waje uvuga n'izina ry'abantu bakaguhunga waje unabaza baceceka bakavuga ngo ni mubivuge mwongorerana kabaza se uyu muntu ni Osama bin Laden nibite gituma tugomba kongorerana ku karengane k'umuntu nibite ku buryo nageze naho mvayo barandereze narahinduje itike y'indege inshuro nyinshi cyane kumbesha ngo noneho ngo tuzamukwereka ngo ejo tuzagutwara aha ngaho umurebe ngo ejo bundi bizagenda bitya nta na kimwe bakoze bamaze kureba ko mbabere nza kubatera ibibazo kandi yenda nanjye nkabikira kuko urareba muri kiriya gihugu nabo mwita abayobozi nabo tureba ngo ni abayobozi nabo nta power bafite power yabo iri mu maboko y'umuntu umwe so
uyu mugiyeho ngo ni mwene wanyu, ni generali, ni minisita, ni umusirikare wundi ukomeye, ugatekereza ngo araza kurwanaho, ushobora kumutera ibibazo kandi nawe ukabigira kandi adashoboye kugufasha. So igihe cyarageze bene wabo wa mama barambwira bati rero wa mukobwa va utahe, ntidushaka ko nawe bazakurigitisha abana bawe akabura se na nyina. Aha Imana niyo ibizi, abo ni abantu bakomeye, ntabwo ari abantu ba buri munsi, ni abantu bakomeye ariko bakakwerekanwa nabo they are powerless, ntacyo bagukorera. Bati niba uwo muntu koko nta rubanza afite tuzamurekura, bazamurekura bamufashe, nako tuzamurekura ko twebwe ntitunabizi, ntituzi n'impamvu bamufashe, ariko tuzi ko ahari, natwe turabaririza bakatubwira ko arahari, arafunzwe. Icyo yafungiwe ntitukizi. Of course nta ufungwa amategeko atavuye bukuru, uwamufunze turamuzi ariko ntidufite any power yo kumubaza no so ntago dushaka kuguma ahangaha wiziringa aha nawe ejo bazagufunge cyangwa bakurigitisha uburi, abana bawe babure byose. So nyuma ya 2 weeks bamaze kumbwira batyo ndataha ndagaruka Uganda. Njya muri Human Rights Watch, njya mu UN bose n'abandi bose bya Human Rights bose, ntabwo ntagiye ndandika, njya na Kenya njya kureba Human Rights Watch, njya muri yari ifite icyo gihe offices, njyayo ntabwo ntagiye ntwara ibirega ahantu hose. Of course perezida waha yarazirwema cyane on a personal level, ntabwo byari ibintu byo kusobanura, yarabyumva nawe yaramuzi, nawe ndamubwira uko byagenze, urugenzi ko rwagenze. Arambwira ati ndaza kugerageza kubaza uwacu icyo yafungiye uriya munyamurenge. Si uyu munyamurenge ko yampungiyeho, ko yari amaze imyaka 15 ari yarahungiye aha, ko atari interahamwe, ngo ni umunyarwanda w'interahamwe, aramuziza iki, barapfa iki, n'iki gikuru cyabaye. Ndaza kumubaza wacu. Aciye iminsi arongera arantelefona arambwira ati rero ati umuntu naramubajije atari karampakanira ngo uwo muntu ntamuzi ntaranamwumva, ati ni ukuguma nka pressinga ati kuko nta kundi nanjye nagira. None se niba umuntu akubwiye ngo umuntu ntaramuzi ntaramwumvaho n'umunsi n'umwe, we wagumuka mubwira ngo nguki? Nambwira rero nibwo akubwira ngo ntaramwumvaho, ibyo nawe urabyumva ko ari yiteza inyangarashya. Nta muntu ushobora gufungwa hariya atabizi. Kandi perezida w'u Rwanda kandi njyewe sijya guceceka ngo kubera yuko umuntu yaciyemo kuvuga ngo ntagaze umuntu kandi umuntu yashimuswe n'abasirikare. So muri izo mbimbiri kubera ko Rwema yarazwi n'abasirikare benshi baha bakuru, of course abantu bose babaye concerned, nanjye kutaceceka nahise menya ko hari n'abandi bantu benshi bari bamaze iminsi bashimuta, kuko Rwema baramushimuse haciye ukwezi bashimuta undi munyamurenge bita Sisi umwana wa Bicinoni. Ariko n'abandi banyarwanda benshi bari bamaze iminsi bashimuta uretse n'abanyamurenge benshi, abantu bavuga ikinyarwanda b'impunzi bari barahungiye aha benshi bari bamerewe nabi cyane babashimuta cyane. So mpura n'abagore babo, dutangira iyi organization y'ureba, dutangira kwamagana ibintu byo gushimuta aba impunzi. Njyewe of course nari mfite ako kababaro k'umugabo wanjye, n'abandi nabo bagabo barabatwaye umwe barabishe, abandi barafunze nabo, iyo bararigise nyine nka Rwema, ariko dukora iyo activism.
iyo activism niyo yavuyemo biriya wumvaga ngo Uganda n'u Rwanda birahanganye ngo bafunga imipaka ngo Uganda ngo iri mu gufata abanyarwanda ngo ikabahohotera ariko mu by'ukuri abo bafataga babaga ari abo baje no guspyinga nibo bafataga bakaba reportinga kubera ko rero babaga bakorera bariya babigira propaganda baravuga bati bari mu guhohotera abanyarwanda bose muri rusange ariko ntawe bafungira gusa adafite ibyo arimo ahangaha. Pole sana kabisa nuko hanyuma turabihanganishije cyane kabisa kuko birababaje kumva umuntu arengana bene uko igitangaza kabisa. Njyewe nagiye menya amakuru ariko sinari nyafite mu rwego rungana gutya kandi ndahamya neza ariko n'abadukurikiye benshi babashije kumenya koko uko byagenze batari babizi bize neza. Madame Posi ndashaka kubaza iki kibazo nyuma ubwo wabikurikiranye se neza ngo byibura babashe kukubwira icyo bamufatiye icyo ari cyo kugeza ubu nyine tuvugana hari ubwo ushobora kuba waramenye ngo uyu mugabo baramufashe baramushimuta bamuziza ikiniki? Ni amakuru y'uruvangitiranye adafite mu by'ukuri ikintu kiri clear ntabwo kuko bagifata Rwema urari abanyamurenge nk'uko urara muri divided hari abari pro Rwanda habaho n'abari pro Congo aba nationalist jewe niko mbita batava ku gihugu cyabo regardless bibabaho n'ibiki byose bumva ko batava ku gihugu cyabo hakabaho nabo bumva ko abanyarwanda ari bene wabo baba bariye babarwanira ariko shortly before batarafata Rwema like Alia babanje kujya bamwoherezaho abo banyamurenge bakaza ngo ni ba pasiteri bakaza mu rugo abandi bakaza ngo ni inshuti ze nigeze kujya kuri Goma nsangayo n'abandi bari kumwe nawe abagabo b'abanyamasisi ngo ni inshuti ze nyuma njya kumenya ko abo bose bari abakozi bo hakurya abo bantu naje kumenya nyuma amaze gufatwa ko abo bantu babaga baje kumuneka iwe ngira ngo yari atabizi ko bamuneka kuko impamvu mvuga gutyo ngumye nkurikirana nshaka kumenya impamvu yafunzwe of course nkoresheje contacts zanjye hakurya abantu bakurikiranye kureba fayiro ye kureba ahari of course bagumye bambwira ntaga burya abantu bose umugani wabo no bajya bavuga ngo rega natwe turi abantu twambaye umubiri ngo nimukaturebe ngo mugire ngo turi abagome ba burundu ngo ntitugira ikiza nta mbabazi ntaki so bagumye bampaye information so izo information bampaye at first bakimufata bavugaga ko bashaka bamufashe ngo kugira ngo bamukure muri saturation bavugaga ko atumva biriya bya M23 noneho niba mufata ntazafatanyaga n'abandi batabyumva ngo bakore ikiduri kuko bo bateguraga of course bateguraga ibiryo ureba uyu munsi bari babitegura icyo gihe so bagashaka kumukura muri saturation kuko atayobokaga atumvaga ibyo byabo ngagakwa nawe ari umunationalist atumva ibyo byo kurwana n'ibiki byose byo gukuraho leta icyo ni kimwe iyo ni version imwe ariko rero nyuma
abandi baraza bakora umurimo wo kumpuza kuko icyo gihe namwirukankagira inyuma hari abanyamurenge banyirukankaga nanjye inyuma bambuza ko mwiruka inyuma abo nabo njya kumenya ko ari abo nyine bakoreshwaga na Kigali bashakaga ko ntavuga kugira ngo batangira kumbeshya urareba ngo Rwema yaritwaye ngo ntago bamushimuse ngo wibivuga ngo nubivuga bazamwica ngo nuvuga ko bamushimuse bazamwica ngo ntago bamushimuse yaritwaye wenyine yarabiziranyeho nabo none se niba yarabiziranyeho nabo icyo mumbwira ngo Rwema ni ikirara nibandi ku buryo ya kwiyemeza guta family akagenda akajya ahantu atazagira uburenganzira buvugana n'abana be n'amagoye kubera yuko kubera mpamvu ki does it make sense to you baturumva wowe ntubizi uko iminsi ishira it will make sense bizasobanuka iminsi birashira mwaka umwe bibiri noneho bya binyoma bajyaga baza kumbeshya babivaho kuko nabo barebaga bitagikora haciye nk'imyaka 2 abandi nabo baraza bati umuntu bari bagiye kurekura ariko ibyo nabibwiye n'abamufunze n'abaririya bo hakurya bati umuntu bari bagiye kumurekura ariko noneho haje ibindi birego byinshi cyane aregwa n'abanyamurenge bene wabo ese bamurega iki menya ngo yakoze biriya ngo yafatanyije na Museveni ngo arashaka gukuraho leta y'abanyarwanda ngo n'umwanzi w'u Rwanda ngo byinshi cyane ngo yafatanyije na Gaddafi ngo ashaka gutera ibintu bidakora still bidakora sense batarika ibyo abiregwa na bene wabo ariko ngiye kubera ko abanyarwanda ni bene wacu barandeze ni ba marume byinshi nta amahimba yabo ndayazi n'ibyabo ndabizi kandi ubwo uko ntabwo abantu bose baba babi abantu ba system yarabanize ibahindura babi bacamo guceceka ariko ntibaba bacecetse ngo nuko ari babi ari abagome bose nabo ibintu biba bibabaza ko gahinda baba gafite ugasanga rero umuntu arivamo akakubwira inkana wanje ibintu bimeze bitya na bitya umuntu yazize iki cyangwa se ihangane gutyo ariko nta kintu kiri clear nshobora kukubwira ngo iki nicyo Rwema yazize nta na kimwe tuzi n'ukubwira uko akiza bakubeshye yazize ibintu by'ibihimbano yazize ibintu by'abantu batekereza ngo Rwema ntayoboka kandi afite clout ashobora afite ability yo ku mobilizingira bene wabo akabahijwi afite ability yo kubwira kugera ku muntu wari we wese ufite ikintu yabamarira akabavugira akavuga akarengane kabo so kugira ngo tubakoreshe ibyo dushaka nka biriya byo baba bakoresha tugomba kumukura muri saturation yewe niko mbyumva icyo yazize nta kindi tugomba kuba mubakuraho kugira ngo babure ijwi babure uvuga ibyabo babure ubaserukira anyway ngo avuga akarengane noneho hanyuma tubakoresha ibyo dushaka kandi nawe urabireba nyine ko ariko byagenze babonaga ari umuntu ufite influence babona ashobora aziranye n'abantu bakomeye bakabona yuko azaba abantu benshi kandi bakumva ko batamukonvisinga kujya the other way gukora ibintu byahemukira ubwoko bwabo kuko nabo baramuzi bari abantu nta muntu ujya kugufata ntacyo azi akuziza ashobora kuba kurenganya ntacyo wakoze kibi ariko witambitse mu nyungu ze you understand areba imbogamizi mu nyungu ze ntacyo wamukoze kiraho
ariko ubangamira ushobora kubangamira inyungu ze yabitekereza ngo ushobora kubangamira inyungu ze hakagukura mu nzira kugira ngo acisheho ibye so nicyo gendeye baricyo yazize nta kindi kuko nta kindi none se abanyarwanda Rwema yarateraga n'umunyarwanda yarabateraga ngo abagira ati ngo ategeke z'u Rwanda ibyo ngibyo ni ibinyoma ni nk'uko ureba nanjye navuyeyo nkavuga ngo yemwe abantu bashimutiye umugabo bakavuga ni retaliation nkaho bakavuze bati uyu muntu reka tumuhe umugabo bamurebe cyangwa se tumubwire ni anything kugira ngo tumucecekeshe tumumara agahinda retaliation yabo ni ukuvuga ngo uyu muntu ukatumugira interahamwe kazi tuvuge ngo uyu muntu ni uwa Kayumba bakorana na FDLR barashaka kuraho leta y'u Rwanda ni ikigarasha ni biki byose byo banyita barabikwise jewe ndi ikigarasha cy'ikigugu cy'ibigarasha bikomeye urumva babyitaga abantu bose bahemukira ngo baceceke aha rero ibyo babigushyiraho ndakubwiye ngo banditse note verbal bazandikira ahangaha leta yaha 8 kuri jewe zivuga ngo njyewe ndashaka kotsa embassy yabo bafite amakuru ko na bomba yayizinze abandi bantu babanzi b'u Rwanda turashaka ndamobilizinga abahutu b'intera hamwe kugira ngo bajye kubatera ba FDLR njyewe mfatanyije n'abanzi byinshi cyane ariko nkuko nakubwiye aha muzehe afite weakness ze nk'umuntu wese ariko ni umuntu wumva cyane akabyumva akabishitinga akavuga ati none se umuntu mwamutwariye umugabo none nimurangiza mu mwacyuzinge ngo arenda kubatera mbese n'abateye atari bukuri niba mudashaka ko bateraga ari mu umugabo we so akabitwara gutyo ariko ubundi iyo mba yenda mu gihugu nka Kongo iyo mba ndi umunyamurengekazi kuko Kongo nta protection ihari baba barafashe bakagica bakandage bakanditira bakanshimuta nka Rwema ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe wa mugoroba phone call niyo ya nyuma kumva ijwi rye nibwo bwa nyuma uwo munsi wo wa nyuma kumubona Shamari niwo wa nyuma niryo jwi rya nyuma numvise uretse amakuru nagumye numva ngo arahararaha ariko ngo nawe urabizi umuntu utiboneye umuntu you can't ntabwo ibyo ndishobora kubitrustinga ngo nuko abantu bakubwira ngo umuntu arahari kandi ari nabo bamufashe niba hari se imyaka ko ibaye 10 akaba atari umuterrorist n'abaterrorist babatwara muri ciko bakabacira urubanza abantu babo bakababona Kanaganda abazungu bita tabineta baramutwaye bamushyira rahe ariko abantu baramubona barazi ngafungiye hari afite uburenganzira bumwe na bumwe bw'imfungwa zifite ariko rero ntiwambwira ngo niwe warenganyije umuntu umutwara bunyamaswa uragenda umukora ibyo umukora nurangiza ngo abari wowe kandi uzakumbwira ngo uwo muntu arahari ngo mutrusting no kugeza n'amagingo n'ubu baracyambwira ngo arahari ariko ibyo ngibyo nzabyizera uko mubonye baravuga ngo arahari wa mugani nico naringiye no kukubaza mfise kugeza ubu nyine amakuru yiwe nayahe hari abantu bamwe bizera bashobora gutekereza yuko atagihari kuko bamaze imyaka yose batamwumva kuri ubu barakubwira yuko agihari namba agihari arambwira no kugeza n'uyu munsi ngo arahari nkababaza se arahari what shows mumpe ikimenyetso ngo arahari of course nta kimenyetso se bati ikimenyetso ni ukumukwereka kandi ntabwo dufite uburenganzira bumukwereka so wowe turakubwira gusa ko wizera ko ahari kuko arahari nibyo asante sana hariho kuriya kuntu wari umaze kuvuga uti icyo ntekereza ni uko babonaga influence yiwe yari afite bakabona yuko wenda ashobora kubabangamira kandi urumva koko nyine bari bamutumye hawa amaneko babanza kumwumva bakumva ibitekerezo bye niko bakora biramakinga sense cyane kuri njyewe kubera impamvu nuko
urumva wavuze yuko yafashwe mu 2015 mu kwezi kwa kane. Mu 2016 intambara zanye zitangirira haruguru iwacu, noneho biba officially 2017 gukomeza kugeza none. So bikwereka rero yuko hari ibyo bari ko bapanga, kandi icyo gihe bari ko bapanga yuko yaba Kabila n'abariya bose bategura intambara zo kuburizamo amatora n'ibindi byabo, kandi nyine muri iyo kopi irimo bamwe mu banyamurenge. So jewe urabivuze nkubita agatekerezo agatima kuri ibyo bintu, kuko nyuma yo gufatwa nyine kw'urumva yuko bigiye bihurirana, hagiye hatangira ako kavuyo kose iri haruguru, za Red Tabara zirajabuka zagenda zikora biriya byose. Ubwo wenda bashobora kuba baravuga bati uyu mugabo ibi nibiba azakoresha influence yiwe aturwanya ibyo turi ko dutegura cyane, azagumura bagenzi be, kandi areke no uretse no kugumura bene wabo igice kinini cy'abanyamurenge, azabwira amahanga, azabwira aha Museveni azamusobanurira ikibazo cy'abanyamurenge, uvuye kuri iki bamubeshya ngo M23 ngo niyo abanyamurenge. Ibyo byose yari kubimusobanurira akamenya aho uko bimeze, n'abandi bose bashobora kubigiraho influence, bashobora kugira influence kuri iriya ntambara ibera iwanyu, yari kubageraho akababwira ibyo bari babimuzimo. Kuko ndibuka n'igihe icyo cyumweru nagiye mukurikiye, hari mwene wacu w'umusirikare ukora muri system hariyo, of course nshobora kuvuga aho akora kugira ngo namutere ibibazo. Yarambwiye ati umugabo wawe bamuzanye, ati nabyumvise ko bamuzanye, atari ko se ati ubundi yajyaga hehe? Ntiyajyaga kuri Goma. Ati kuki yagenzaga imodoka, kuki atagenzaga indege, kuki atagiye kirere? Isi ibyo ngibyo umuntu nabyo ni urubanza iwanyu, umuntu kutagenza indege ni urubanza. Ibyo nabyo murabifungira. Atoya, ati impamvu, ati nuko bavuga ngo bamwinterceptinze, ngo yajyaga ngo guhura ngo n'inyeshyamba ngo iwabo. Ati niyo mpamvu bavuga ngo bamwinterceptinze, ngo yajyaga guhura n'inyeshyamba ngo muri Kongo. Inyeshyamba se zendaga gutera u Rwanda, ngo ni inyeshyamba ngo z'abanzi b'u Rwanda. Ndambwira ibyo ngibyo ni kubeshya byanyu, byo mwirirwa mubeshya. Nerega mujya mugira ngo ntitubavukamo ntituzi ibyanyu. Iyo mwabuze ibyo mubeshyera abantu mubatemeraho isi mukayubikaho. Ariko Rwema yajya kujya mu banzi b'u Rwanda ashaka gutera u Rwanda ngo agere kuki abone iki? Ibyo ngibyo n'umwana muto yarabireba bari ibinyoma. So tubisiga gutyo. Ariko icyo yambwiye numvise muri byo yarambwiye ngo umugabo wawe rega ngo ntabwo muzi, ndetse igituma ntamuzi n'iki twarabanye imyaka 15. Ati umuntu ufite influence ingana kuriya muri bene, ati umuntu w'umunyamurenge wamenye kujya kwa Gaddafi, akajya kwa Museveni, akajya kwa ande bose, ati ubwo bwenge yabukuye hehe? Ari umunyamurenge. Ntise abanyamurenge ni ibipfu. ngo kabisa ngo nta munyamurenge ufite buriya bumenyi, ngo narangiza ngo agende yiyoberanya, agenza imodoka yigira umuntu wa buri munsi, ngo kandi atakabaye yigira umuntu wa buri munsi, ngo agomba kuba afite nyine icyo yari ariho. Nawe urabyumva. So ndamubwira itangaza. Nuko hanyuma dukomeje, ibyo byose birabaye. Ndashaka kubaza ikibazo gishobora gusoundinga nkaho wenda nshatse kwigira inyoni nyinshi cyavuze ukuntu, ariko kuba baragushimutiye umugabo iyi myaka yose guhera mu 2015 ukageza none muri 2025, ni imyaka myinshi, byaba byarakuafekse bingana iki? Yaba wowe
urunga nk'umudamu wiwe ndetse n'abana wasigaranye abana n'izo responsibility kirashobora kuba ari ikibazo gisarundinga nk'aho mbaye naive cyavuze kirimo naivety ariko ndashaka kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ibi bintu uburyo bi-affecting abantu niyenda wenda n'abandi nitugira niba hati iki kiganiro kikaba cyagera kure bamenye impact biba byagize ku miryango y'abantu iyo habaye biriya bikorwa nka biriya by'ubugizi bwa nabi no gufata umuntu w'umubyeyi bari mu rugo rwiwe afite abana yari ariko arera baramufashe baramujanye iriya gusa ngo nuko ku bintu by'amafuti biriya ndagira ngo usharinge natwe uburyo bino bintu byakwimpactinze n'umuryango wawe. Of course njya nanga kuvuga akarengane cyane cyane na impact ku bana banje cyane cyane nanjye nk'umuntu kuko urumva Rwema yafashwe ndi umugore muto cyane ndi 34 years kandi ubu haciye imyaka 10 ndi 34 years mfite abana 4 umutoya afite amezi 10 uwo mwana wanje mukuru yari muri senior 1 w'umuhungu ugiye bafata se muri uwo mwaka bafashe se bamwirukanye mu mashuri 3 bamuziza iki ntibamuzizaga ikindi bamuzizaga ko yabaye yagize ingaruka zo kungabana aba violent atangira mugenzi yavugana na mugenzi we akaba yamukubise bakabo ibintu atagiraga undi ntiyabigiraga bakamwirukana nkamutwara muri indi kugeza irya gatatu ubwo nabasobanuriye ikibazo gihari barambwira bati ntituzongera kumwirukana ntabwo tuzamwirukana ahubwo tumushakira umuntu amukanselinge umukanseri ajya kuko birumvikana ko yagize ingaruka zo guhungabana tukwiye kumusigasira mwanya wo kugira ngo natwe tumwongere ku gahinda kafite so tumushakira umuntu ujye umuvugisha kugira ngo asubire mu mwanya abe neza impamvu nakubwiye ntisinyashaka kubivuga cyane iyo ureba uri umupfakazi mvuge ngo ndiwe kuko ni nkaho ndiwe mu bandi bapfakazi ibihumbi kuko nje numva abanyamurenge kuva iyi ntambara yatangira 96 abanyamurengekazi bapfakaye bashobora kuba bagera nk'ibihumbi 2 kuva icyo gihe kugera nk'uyu munsi bashaka no kuba barenga abamwe bapfakara ari abana kuri je abamwe majority ni impunzi bari muri ibi bihugu byose muri Afrika n'ahandi hose ni impunzi kazi kandi z'abapfakazi njyewe rero iyo nirebye ndi umupfakazi fine nkabo umugabo wanjye ni umunyamurenge nk'abagabo babo ariko gajewe sindi impunzi ndi iwacu mfite advantages nyinshi mfite kuri bo bituma bintera isoni kugira ngo mvuge ibyanjye nkumva ko ari bitoya cyane ku byabo kuko ibyabo byo ni too much umuntu n'umupfakazi ni impunzi ari muri kampu abakamurengeye baramurenganya ngaho batangiye no kubafatira abana nk'ejo bundi impamvu reba nifunze kuri abantu bafata abana b'abanyamurenge batoya nuko banyina ari abapfakazi majority of them banyina ni abapfakazi nabo bana majority of them ni imfubyi nishira mu birenge bya banyina nkareba abana banje bafite imyaka 14 10 b'abahungu 15 nkavuga ngo yiba nari umunyamurengekazi nkaba umupfakazi nk'uko muri mfite abana b'abanyamurenge nk'aba mfite mba muri kampu Nyakivara cyangwa Cyaka cyangwa ahandi hose muri Uganda cyangwa Kenya nanje abanje bana baba bari baraforinze victim nk'ababariye
kuko ga ntibaba bafite kirengera nabo baba bameze nk'abariya bari mu gutwarwa bafite imyaka 13 bikantera kumva ngomba kubarwanirira kuko nishyira mu birenge byabo nk'imagininga ngo ababanje iyo mba ntarige ntari umugande ntarize ntazi kwirwanaho nanjye mba meze nk'abo badamu b'abanyamurenge aba bana banje b'abanyamurenge nk'ababo baba batwarwa nabo kujya kurwanira igihugu batazi bakagenda bakajya gupfa nk'abandi bose bari mu gutwara b'impinja bakagenda iyo ngiyo bakabatrayininga babakubita babacyurira ngo mwabinyamurenge mwe by'ibigambanyi none abanje abana babwira mwebwe bene Rwema b'umutwe ukomeye nka so kuko abanyarwanda nibyo birirwa bambwira ko umugabo wanjye agira umutwe ukomeye atayoboka atumva so nishyira mu mwanya w'abo bantu naho nta kintu kibi utikanga nko kubura aho n'umuntu mubanye mureberera urugo rwanyu neza nta kibazo ibintu bikamera nk'inkuba akarigita erega naba n'uwo bahambye ukamenya ngo yapfuye byarangiye yarapfuye abantu basanzwe bapfusha ariko noneho uzi umuntu kubura ukabura utazi ngo yarapfuye cyangwa arahari ntugira closure ugira icyo bita psychological torture ntugira closure umwikanga buri munsi akana kanje gatoya gakina basketball abana bo bakinana nabo ni abasudani uzi ko baba barebare cyane turagenda twagerayo kuri minsi bajya gukina tournaments n'ibiki byose hakaza base babo bana barebare abagabo b'abadinka barebare baje kureba ko abana babo bakina ibyo ngibyo none umuhungu wanjye areba se mu mafoto akambaza dadi wanjye areshya n'abariya abantu bariya abagabo ko njya ndeba ari muremure kandi mwambwiye ngo is very tall areshya n'abariya ukabura icyo ubwira umwana bikakuyobera sinzi ukuntu nabigusobanurira it is a pity ni ibintu biteye agahinda kandi noneho rutikanga ibyo bintu bikakugezwaho n'abantu bene wanyu akaba aribo bagukora ibintu nk'ibyo barangiza bakakubwira ngo bariya abantu ngo barabanga ngo kuko muri abatutsi ngo twebwe turi mu kurwana ku banyamurenge ngo kuko ari abatutsi ngo bariya bene waba abanyekongo barabanga kuko ari abatutsi ukababaza Rwema yafunzwe na Tsekedi yafunzwe n'abariya abanyekongo nibo bamurigitishije bakamubuza ubuzima bakamubuza kurera abana be bakamubuza kurwana ku bwoko bwe bakamushyira ahantu nibo babikoze how do you convince me ngo abanyarwanda ngo bakunda abanyamurenge ngo kurusha Kongo yabo na Tsekedi kandi njyewe wanjye munyamurenge yarafashwe n'abanyarwanda bakamukoraho akarengane k'indengakamere how do you convince me ejo bundi kuri iki kibazo cy'abana unaje ngaho kuvuga ku by'abana abanyamurenge benshi barantelefone bambwira nawe wajoyininze abanga ubwoko usigaye wanga ubwoko ese wangira iki bene wanyu nkababaza tutagiye no muri byinshi nabakundira iki abo bene wacu bakundira iki barampekuye abana banjye n'imfubyi for nothing for no good reason kuki nakunda abo bantu kuki mwashobora no kugira moral authority yo gufata amatelefoni yanyu ngo mu telefone mwirengagize icyo mpfa n'abo bantu mumbwire ibindi mumbwire ko nkwiye kubakunda murumva muri bazima cyangwa mufite ikintu mubura what is your problem ni ikibazo cyo mufite ni ikibazo gikomeye no kwihangana
anyway noneho rero hari ikibazo wenda abantu bashobora kwibaza naje wenda na kwibaza reka kubaza ubwo mfite opportunity tibyagiye bivuga cyane kandi imyaka yose wari usa n'uwicecekeye kubera iki wari waracecetse wenda mu buryo bwo kuvuga ngo wenda ube wabigaragaza wenda ku ma platform atandukanye sinzi wenda ushobora kuba warabikoze nk'abandi ari inzu utabizi ariko uko ntekereza hari uburyo biboneka nk'aho nyine wari waracecetse ni ukubera iki wari waracecetse imyaka yose ugatuza ntabwo nacecetse ni kuva rwema bamufata nacecetse aho Uganda aho Muhoza agiriye mu Rwanda hakabaho ibyo bita gukora hagati y'ibihugu byombi naho ubundi urusaku rwanjye n'abandi bameze nkanjye nirwo rwari rwarateye Uganda n'u Rwanda guhangana badukingira imipaka bamaze kudukingira imipaka habaho of course kwangana umwuka mubi abanyarwanda bakirirwa babafunga definitely nk'ikintu cyose nawe urabyumva hagafungirwamo n'abarengana kuko cyari nka operation yo gukubura abantu benshi babirenganiyemo b'abanyarwanda nanjye bonzi bitera impagarara hagati y'ibihugu byombi hagati y'abanyarwanda ba Uganda n'u Rwanda tujya at loggerheads noneho aho Muhoza agiriye hariya kwari nko guhosha gushaka ngo bahoshe habeho kumvikana ndabyibuka nabajije muzehe waha ese ko Muhoza ko muvuga ngo turumvikanye n'u Rwanda ngo turekere aho ngaho guhangana nabo ibo gituma none se twebwe grievances zacu byo twapfaga nabo babya addresses for instance nkanjye Rwema bamurekuye muzehe arambwira ati katubihe time atreka tubiganireho tubivugeho hanyuma yenda nanone kuguma duhanganye ntacyo kinini bitanga kuko ntituzagendaga ngo tujye kurwana katubihe time muri uku kuvugana nibwo tuzavugana ku bigendanye na Rwema yenda nabo bazamurekura nyuma yaho ndetse nyuma y'icyo gihe aranambwira ati uwacu yajyaga iminsi yose avuga ko atigeze amubona atari kuvunga ubu noneho yemeye ko yamubonye ngo ariko ngo ko yagiye Kongo aturetse ko nanjye numva icyo ari ikinyoma kuko ntabwo umuntu yajya Kongo ngo ari igiti none se Rwema nagashishi ku buryo yajya Kongo ntitubimenye ko ariyo ni bene wabo ntibamubona bakakubwira cyangwa we yajya Kongo yabase yibagiwe Uganda ko ariyo family iba ati numvise ari ikinyoma atariko iyo ni first step naba n'ubu ngo baravuga ko ngo yagiye Kongo ati ubundi bwo yavugaga ko atamuzi atigeze amwumva ati iyo ni first step ati yenda uko tugenda tuvugana yenda ishereza zemera anamurekure niko nacecetse iyo minsi ncecekamo kugira ngo ne kugaragara kandi nk'umugore w'inkunguzi urareba uyu nguyu ni umuyobozi wacu niwe bandindira umutekano hari igihe abanyarwanda bari bamereye nabi cyane baravuze ko bashaka kunyica n'ibiki byose bandinda ahantu hose bangendaho baramfasha cyane n'icyo gihe bavugaga ngo ni banyekizayiringe bantware hanze ngo bavire ahangaha ngo ni kubatera ibibazo yarambwiye ati wigenda ati kuko ati nugenda ukajya mu kindi gihugu ugahungirayo ati icyo gihugu ntabwo kizaba kizi ikibazo cyawe uzaba uri impunzi nk'izindi biroroshye rero umuntu kugusangayo akakugirira nabi muri icyo gihugu atari kahangaha kuko ari iwanyu kandi tuzi ikibazo cyawe twebwe turi better position kukurindira umutekano kurusha ugiye hanze ati kuko na hanze bagusangayo basangayo n'abandi bakabicirayo atari ko ahangaha nta wahagusanga ngo akwice kandi nabwo agusanze akakwica yaba ari act of war tuba tugiye guhangana rero
umuntu ntiyaba agutwara nk'umubyeyi wawe kandi ngo nurangize umutenguhe. Ni kuri izo mpamvu zatumye noroshya ndekera aho ngaho kuguma mbivuga cyane. Naho ubundi impamvu wowe utabimenye ko navugaga sinajyaga mvugiraga kuri platform z'abanyamurenge ngo yumve. Navugiraga mu zacu za Uganda n'ibiki byose bya human rights. Niyo mpamvu utabonaga. Kandi ikindi nkitangira no kubivuga cyane bahise banyambika ibara ngo njyewe ndi wa FDLR, njyewe ndi wa Kayumba, ndi Kigarasha, ngo ndi umwanzi w'u Rwanda, kugira ngo ryajwi rivuga ngo ndashaka justice y'umuntu wanjye ribure. Barirenzeho propaganda yo kuvuga ko uwo mugore ari interahamwekazi afatanyije na FDLR, ari umwanzi w'igihugu cyacu, cya kibazo cyanjye kiburiremo. Niko babikoze. Ikintu cy'iterabwoba ryo kugucecekesha kandi bagucecekeshe utinye, bavuge ngo bagutemereho ijuru, bavuge ngo ufatanyije na ADF. N'ibyo nabyo barabivuze, na report barayandika, bayiha ahangaha ubuyobozi bw'ahangaha, barabaseka kuko barabizi ibyo dupfa. Barabizi n'abangaba ejo bundi aba banyamurenge bo mpanganye nabo bafata abana banditse urwandiko batwara muri office ya Muhozi, bajya kuvuga ko jewe ngo mbahohotera, ngo nshaka ngo ndi umwanzi w'u Rwanda, ngo mfatanyije n'abanzi b'u Rwanda, ngo ndi opposition, ngo ndi biki by'u Rwanda. Bari barababwira bati twese turamuzi, ni umunya-Uganda, n'ibyo byose byo mutubwira turabizi, ngo namwe nimurekera ngo gushimuta abana b'impinja, murapfa iki? Kuki mutwara abana batoya? Ntibigeze bakoresha ijambo ryo kugukanga yuko ushobora kumugirira nabi n'uravuga. Ibyo nibyo batangiriyeho, ngo ahujishe igisabo ntuhatera ibuye. Ibyo babimbwiye mbere nkitangira, nkivayo kumureba baramunyima. Nibyo batangiriyeho, nugenda ukavuga tuzakugirira nabi. Njyewe ndababwira mwangiriye nabi nta kindi muzakora kirenze iki cyo mwankoze. So nzavuga mu nyice nta kibazo. N'ubundi narapfuye jewe, mundeba narapfuye mpagaze ngenda. Bene wacu b'u Rwanda bose, kandi mfite bene wacu i Rwanda benshi, bene wabo wa mama benshi, n'inshuti n'ibiki byose. Nta muntu ushobora kumvugisha. Bose ndi umwanzi wabo. Babaciyemo babantumaho ngo nibaze iwanjye, baze kungirira nabi, abandi baze kunteraho iryo terabwoba, bambwire ko nimvuga bazamwicane, bambwire ko nanjye aho ndatari kure ko bangeraho, bambwire ko bacanye nanjye ubuvandimwe burangiye. Ibyo byose ndababwira ni mugende, ntacyo mpuriyeho namwe, n'ubundi ntabwo mwari abagabo banjye, nabanaga namwe mu nzu. Ni mugende, ntago nshaka, I don't care. Ubu ntituvugana, tumaze imyaka kuva bafunga Rwema, bene wacu narabibagiwe nabo baranyibagiwe. Hanyuma tugera ku musozo, kubera ko ntekereza ko twaganiriye ibyo twari tugomba kuganira, abantu bashobora kuba bumvishe aka karengane mwagize ndetse n'ibibazo bwana gendarme yahuye nabyo. Ndashaka ngo ngusabe, ndabizi yuko bino biganiro byacu bigera kure, ndetse no mu makuru dufite nuko nyine nabo muri iriya leta y'u Rwanda bibageraho. Ni ubuhe butumwa waheza iriya leta y'u Rwanda yagufatiye umugabo umuyobozi w'abanyamurenge? Wenda naje ndaza gutanga ubwanje kuko ni umunyamurenge kandi nyine ni umuyobozi wacu. Wewe guharire ubwo gutanga nyine message nk'umudamu wiwe, niki ushobora kubwira iriya leta? Iriya leta njyewe actually ntabwo ubutumwa bwanjye nshaka no kubuha iriya leta, ndashaka kubuha abanyamurenge muri rusange. Uti kuki mbubaha? Abanyamurenge ni bene wabo na Rwema. Abanyamurenge nanjye ni bene wacu, kuko kubyarana no guhana isano. Ubu nabaye mwene wabo.
ndashaka ko babimenya ko umuntu ntashobora kukubwira ngo aragukunda ngo arakurwanira kandi akafata bene wanyu akabica cyangwa akabashimuta akabagirira nabi ngo narangiza akukonvisinge ngo wowe ngo ni wowe wakunze. Ikindi nta muntu nta kintu kibi Rwema yakoreye u Rwanda ku buryo twavuga tuti abanyarwanda nicyo bamuzijije. Oya, ntigihari. Icyo yazize nicyo abandi banyamurenge bose bazira, ni politike yahariya, ni ukuba ari umunyamurenge akaba ubwoko bw'abanyamurenge aricyo gikoresho cy'abanyarwanda muri Kongo, ariko gakingirizo kabo bitwaza kugira ngo babone inyungu zabo nabo hariya. Ariko njyewe ndabwira abanyamurenge ko bakwiriye gushirika, one bagashirika ubwoba, cya kabiri bakava mu butesi bakamenya ko ni abanyekongo. Kandi impamvu mbivuga ntarutikanga, ntumva ko mvuga ikinyarwanda. Aba nanakubwiye ngo mama n'umunyarwandakazi yavuye i Rwanda yigenza aba umwana mukuru ugenda imyaka 10 n'ababyeyi be in the early 40s. Ariko twebwe abantu ba Uganda bavuga ikinyarwanda dufite ibibazo hangaha, natwe turi discriminated. Bari mu kutwima ama passport bakatwima national IDs. Ariko bad as it is, nkuko bimeze gutyo ntidushobora kubyitwaza ngo tugende dufatanye n'abanyarwanda ngo dutere igihugu cyacu. We cannot. Turaguma tukaba abagande. Urabyumva? N'abanyamurenge bazaguma babe abakongo batandukanyijwe n'abanyarwanda n'imipaka na fete. Icyaba nkuko natwe imipaka yadusize Uganda tukaba abagande, byabaye gutyo. Nta kundi, nta wabihindura, nothing. Abo banyarwanda nabo nta kintu na kimwe bakundiye abanyamurenge ku buryo bajya gutanga ubuzima bwabo hariya ngo bapfe bashire ngo barwana ngo bararwanira bene wabo ubwoko bw'abatutsi. Nothing. Ibyo ni inyuma. Nimugende muve mu bintu byo kuba mucyuka kimeze nk'icya cultism. Yingiyi abarokore bo njya ndeba bafata abantu bakabashyira ahantu ngo Imana igiye kuza ngo Yesu agiye kugaruka yaranza bakazabotsa. Ibi n'iriya ni cultism muri politiko. Muzibohora mwenyine, ntabwo muzabohorwa n'abaturanyi, ntabwo muzabohorwa n'abantu ngo ko muhuje ubwoko. Ubu njyewe umunya-Uganda w'umugande w'umucori w'umurango w'ibiha dufite amashyanga 56 Uganda. Abo bose ni bene wacu. Njyewe nubwo mvuga ikinyarwanda ni bene wacu kurusha umunyarwanda w'i Rwanda, ni bene wacu kurusha umunyekongo nkawe, kuko ntituvuga ururimi rumwe ariko duhuje igihugu. Ibi byaba affectinga nanjye biranya affectinga. So ni bene wacu kurusha. Nubwo n'abanyamurenge bafite akarengane turabizi pe. Abantu bamwe bajya bareba tuvuga bakavuga bati bariya ntibakinamenya ko abanyamurenge barengana kuko bo bafitanye ibibazo n'u Rwanda. No, turabizi akarengane kanyu turakazi pe. Ariko solution ntabwo ari kwifatanya n'abantu ngo mwitere mwenyine ibibazo mwisonge mwibuza amahoro. Nothing. It cannot work like that. Nta nubwo bizakora. Naho abanyarwanda bo Rwema bagume bamufunge, niba murambirwa bazamurekura. Niba atanamurekura ubwo niko Imana izaba yarabivuze. Ibyo ngibyo ntabwo ntibibingingira ngo mbabwire ngo yemwe nimunde kurira umugabo. Sinshaka kubatera iyo seseme. Nabo barabizi ko bandenganyije. Ntabwo nshaka kubabwira ibyo bashaka kumva biryoheye amatwi yabo ngo yemwe ndababaye cyane. Barabizi ko mbabaye cyane, barabizi. Nabo bambaye umubiri. Niba bumva ngo kuzategeka abanyamurenge no kubayobora ari gufata abarwema bakabakora ibyo babakoze, fine, bagume babikore. Ariko nuko reka naje nongere bakanje kubera ko jewe sinari nabivuze wenda bukeya mu biganiro. Naje nongere bakanje
mbabwire njyewe kubera ko ntakutagize nanjye mbabwire nibamurekure leta y'u Rwanda babizi muzamutegera ibiganiro byacu nimurekure uriya mugabo asanga abana biwe na kominote yiwe iramukeneye umurekure nta mpamvu mukipinga aho si umunyarwanda nta byanyu yariye ntabyo muziza nimumureke asanga umuryango wiwe rero ndagushimiye cyane kuba wemeye tukaganira kandi dutanze isaramu ku bana turamukiriza kandi unabakomeze babwire yuko tubazirikana tubahoza mu masengesho tubifuriza ibyiza kandi tuhari rero uba turamukirize cyane wakoze nawe rutikanga komera ku muheto niko tujya tuvuga tw'abanyarwanda erega na media twebwe tuyita fourth estate ni ukundi kuboko kwa leta kuko awareness ibintu byose ntiwajya kureba kera social media itaraza ubu sinzi ukuntu babikora kera bajya gufata leta bakajya ku iradiyo bakajya kuvuga ngo bafashe leta ku iradiyo sinzi namwe iwanyu niba ariko byabaga ariko Uganda niko byajyaga niko bigenda ahantu hose bararwanaga bakajya ku iradiyo bakajya kuvuga ngo ubu twafashe leta ubuyobozi bwahindutse so umuntu rero utazi akamaro ka media muri issues of governance na justice na human rights ni umuntu nyine ube ari injiji ariko mwebwe umurimo mukora ni munini turabashimira cyane njye maze imyaka myinshi nkumviriza of course nta gushakisha ariko I've been following you for so long haciye nk'imyaka nyirango nk'indi numva ibiganiro byabo of course n'abandi banyamurenge ndabumviriza ba Muhira TV n'abandi benshi ndagenda nkumviriza kuko nanjye nk'umuntu ndashaka kumenya community y'umugabo wanjye aho igeze n'ibibazo byayo ntabwo birandeba mfite abanyamurenge ahangaha bashaka gusubira iwabo so ntabwo nakwirengagiza aho se waba atari ngomba kumenya aho bigeze ubwo tuzataha ari ryari asante sana wakoze cyane kwitabira ubutumire kandi ndabizi n'ubutaha nitugukene buzatwitaba kandi tukwifurije ibyiza byose bishoboka kandi turi kumwe muri byose mwakoze cyane kandi mugire ibihe byiza sawa mukomere asante sana mwakoze cyane abo twabanye muri iki kiganiro cyiza cyane mwabashije kumva uko byagenze kose kugira ngo leta y'u Rwanda ishimute bwana Rwema Gendarme umuyobozi w'abanyamurenge umwami w'abanyamurenge mwiyumviye ido nido kuva ku mudamu wiwe uko byagenze kose izi information izajya kugira ngo mubimenye kandi mugire icyo mukora kubera ko biba bikwiriye kwamaganwa turashimiye cyane kuba mwabanye natwe kuri mikoro yari Professor Rutikanga ambasaderi w'umurenge umwe rukumbi kuko bisanzwe hanyuma bari kumwe na Madame Prose mwagize neza cyane murabizi kuko duhora tubivuga ibiganiro byacu ntibiteze gushira bihora akagaruka ku mabona nijoro tuba dutegura ibiganiro byinshi cyane tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha ciao ciao